Isengesho ry'umunsi. Mana reka ngushime, nyemera mwami wakira igitambo cyanjye cyo gushima. Wowe utarigeze una, wowe utarantereranye, za nzira zigoye twanyuranyemo, hahandi nanyuraga nafite ibyiringiro. Mwami mwiza ndagushimiye ko utantaye, ntiwansize, ntiwanjugunye, warandandase mu bikwiriye. Ushimwe ko ari wenyine wanyujije umucyo imbere y'amaso yanjye. Amaboko y'abantu amaze kundekura, waramfashe mwami umbera byose. Wampaye ibinkwiriye mu rugendo, ntabwo wansize, si wanereranye, si wanaye. Wamfashe ukuboko uranyambutsa, ungeza mu byo nakwifuje igihe kirekire. Uwiteka reka ngushime kubera ko ari wenyine ubana nanjye ubuzima bwanjye bwose bwa buri munsi. Ntusiba kubonekamo, umbera Imana, umbera ubuzima, umbera byose, umbera inkomezi, umbera buri kimwe. Reka ngushime kuko urabikwiriye. Uwo utarirengagije ko mwami mwiriye ibyiza warangiza ukabima. Ndagushimiye Uwiteka, wakira amashimwe. Wowe udataba gusenga, wowe udatererana abagusenga, wowe umpa ibikwiriye mu buzima bwanjye bwose. Mushimiye kuri Imana yavanye iminsi y'uburushyi mu buzima bwanjye, wavanye iminsi y'uburushyi mu buzima bwanjye, wavanye iminsi yo kuruha mu buzima bwanjye, wavanye iminsi y'agahinda mu buzima bwanjye, wavanye iminsi y'umubabaro mu buzima bwanjye. Wakira ishimwe. Reka ngushime urabikwiriye, reka nkuramye urabikwiriye. Wowe utirengagiza abarushye n'abaremerewe, wowe utirengagiza abadafite kirengera, wowe utaranyirengagije mwana ubwo abantu bose bari bamaze kundeka. Wewe wamfashe ukuboko mwami mwiza, urambwira uti ngwino mwana wanjye. Ushimwe, 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 uhimbazwe. Ukwiriye amashimwe, ukwiriye gusingizwa, ukwiriye kuramywa. Wowe wera ushimwe, wowe wera ushimwe, wowe ukiranuka ushimwe, wowe ukwiriye ubuzima bwacu ushimwe. Ndaguhimbaje Kristo, wowe utaranyirengagije, wowe utarantaye, wowe utaransize mu gahinda. Wowe wansize mu gahinda gakomeye, kankuzamo urukundo rwawe rwinshi. Uhimbazwe, urakoze Kristo, mu izina rya Yesu, amen.